Ikaze, amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka bikubeho. Tugiye kurebera hamwe incamake y'Ikigisho cya 13 aricyo cyigisho cya nyuma muri iki gihembwe. Kiravuga ngo uyu munsi ni mwitoranyirize. Amagambo y'icyo kwibukwa aboneka muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15. Haravuga ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi ni mwitoranyirize uwo muzakorera. Ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Aya ni amagambo Yosuwa yabwiye Abisiraheli igihe yabarahizaga yuko batazakorera izindi mana. Nanone nguhaye ikaze muri iyi ncamake aho turaza kurebera hamwe ingingo yo kwa mbere kugeza kwa 5 ndetse n'ibindi byo kwiga no kuzirikanwa mu ncamake. Niba wifuza kugendana n'Imana umunsi ku munsi nk'uko Enoki yabigenje, shyira ku ruhande ibiganiro by'amanjwe, ahubwo wiyegereze ibiganiro byose bivuga ku bwiza bw'Imana, imirimo itangaje yakoze ndetse n'uko ikomeye kandi ikagira imbabazi. Ibyo ngibyo bizagufasha kumva kandi ugasobanukirwa n'ubwiza bw'Imana, ari byo bizagutera kuyiramya umunsi ku wundi, umunota ku wundi ndetse n'isegonda ku rindi. Niyo mpamvu ari ingenzi gukanda kuri subscribe nimba utarayikandaho, kugira ngo tuzajye twibanira muri iki kiganiro kivuga imirimo itangaje Uwiteka yakoreye Abisiraheli, ariko kikongera kikagaruka no ku mirimo itangaje Uwiteka ari kudukorera natwe muri iyi minsi, ndetse no kugaruka kwa Yesu Kristo ko bidatinze. Iki cyigisho kiribanda cyane ku gice cya 24 aricyo gice cya nyuma cy'igitabo cya Yosuwa. Muri iki gice tubona Yosuwa ageze mu zabukuru. Nk'umuyobozi mwiza, nubwo yabonaga urugendo rwe rugenda rugana ku musozo rw'ubuzima, yifuzaga yuko ishyanga rya Isiraheli ryabaho ryumvira kandi rikubaha Imana. Ni muri ubwo buryo yateguye ikirori cyo kubibutsa ndetse no kuvugurura isezerano. Igihe yatumiraga abayobozi bakuru b'Abisiraheli, icyari kimushishikaje ntago kwari ukubereka uko bazatora undi muyobozi n'aba atakiriho, ahubwo icyo yakoze kwari ukubereka umuyobozi mukuru wabayoboye mu rugendo rwose igihe bavaga muri Egiputa. N'impungenge nyinshi uyu muyobozi wari umaze gusaza yongeye kubasubiramo imirimo n'ibitangaza Uwiteka yabakoreye. Yongera kubibutsa isezerano Uwiteka yabasezeraniye. Ariko ntiyarekeye aho, yongeye kubereka ibyiza byo gukurikiza isezerano ndetse n'ibibi byo kwica isezerano. Uyu muyobozi yongeye kubarahiza, yongera kubabaza uwo bazakorera, nimba bazakorera koko Uwiteka cyangwa bazakorera ibigirwamana. Mu gushinga ibuye nk'urwibutso rwo kongera kwibutsa Abisiraheli yuko bagiranye isezerano ryo kutazakorera ibindi bigirwamana, uru rwari urwibutso rumwe mu nzibutso nyinshi Isiraheli yari ifite z'uko bagiranye isezerano n'Imana. Wumvishe ibi by'uko bagiranye isezerano n'Imana, uhita wibaza ngo ariko se mbere y'uko bagirana isezerano n'Imana bari babayeho bate? Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 2 haravuga ngo maze Yesu abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze iti, kera basogokuruza babaga hakurya ya rwa ruzi, ndetse Tera se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Bukeye njyana sogokuruza wanyu Aburahamu mukura hakurya y'uruzi munyuza mu gihugu cyose cy'i Kanani, ngwiza urubyaro rwe mu Isaka. Uwiteka ubwe yongeye kubibutsa aho bavuye, yongera guca mu ncamake uko yabatoye mu yandi mahanga, atari uko ari beza, ahubwo kubera urukundo yabakunze. Imana niyo yaremye Isiraheli. Iyaba Imana itaragize uruhare mu mibereho ya Aburahamu, nabo baba barakoreye ibyo bigirwamana. Kubaho kwa Isiraheli nk'ishyanga ntago byaterwaga n'umurimo mwiza wakozwe n'umwe mu bakurambere bayo, ahubwo byaterwaga n'umurimo w'ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu n'ineza bw'Imana yabagiriye byari impamvu nziza yo gutuma bakorera Imana. Uwiteka ubwe mu magambo yakoresheje nka bukeye njyana sogokuruza wanyu, nkura abasogokuruza banyu muri Egiputa mbageza ku nyanja itukura, mbajyana mu gihugu cy'Abamori hakurya ya Yorodani, maze mbaha igihugu kitabaruhije. Aya magambo agaragaza ko iki gisekuru cy'Ishekemu ndetse na ba sekuruza babo bafatwaga nk'umuntu umwe.
Uwiteka ntiyari yaragiranye isezerano na Aburahamu gusa, ahubwo yari yararigiranye n'abazamukomokaho bose. Nk'uko Uwiteka yasezeraniye Aburahamu igihugu kigahabwa urubyaro rwe, ni nako Uwiteka yashakaga yuko isezerano rye rikomera mu bana ba Isiraheli. Ni ukuvuga ko amasezerano yose Uwiteka yasezeraniye igisekuru cyari cyashize nabo bagombaga kuyagira yabo. Iyo igisekuru cyabanje cyabaga cyarishe isezerano, ikigikurikiyeho nacyo byakigiragaho ingaruka. Natwe niko bimeze muri iki gihe. Iyo duteshutse ku isezerano ry'Uwiteka, bigira ingaruka ku bazadukomokaho mu buryo bugaragarira amaso cyangwa mu ntekerezo. Yosuwa 24:15 haragira hati: nuko noneho mwubaho Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana ba sogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi ni mwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana ba sogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Muri aya magambo yavuzwe na Yosuwa agaragaza amahitamo: guhitamo gukorera Imana rurema cyangwa gukorera ibigirwamana. Bagombaga guhitamo kwiyemeza kuba umwihariko maze bakaba mu gihugu, cyangwa bakaba nk'andi mahanga yose ntibagire umwihariko maze bakanyagwa igihugu. Ayo yari amahitamo abiri yari abari imbere. Muri iri rarika ry'umuyobozi wabo Yosuwa rikubiyemo ibintu bibiri. Icya mbere ni ukubaha Uwiteka, icya kabiri ni ukumukorera bataryarya. Inshuro nyinshi abantu basobanura kubaha Uwiteka nko guhora uhinda umushyitsi, guhora ufite amarangamutima adatuje, kubaho utisanzuye, ariko ibi ngibi ntabwo ariko bimeze. Ahubwo kubaha Uwiteka bigendeye ku gusobanukirwa ndetse ukamenya neza ugukomera kutagereranywa, ukwera ndetse no kutagira iherezo kw'Imana. Atari ibyo gusa, ndetse ukazirikana yuko ikiremwa muntu turi ubusa ndetse tukaba n'abanyabyaha kandi tukarama igihe gito. Ibyo byose iyo bifatanije n'uko Imana yitanze ubwayo kugira ngo twebwe ikiremwa muntu tubeho, ibyo bituma uyubaha kandi ukayishyira hejuru. Ubwo rero muri make, kubaha Imana ni uguhora tuzirikana ugukomera kw'amategeko yayo, kumenya ko Imana atari Data wa twese wo mu ijuru gusa, ahubwo ko ari n'Umwami Imana. Kumenya ibyo bituma imibereho yacu yuzura kumvira Imana. Ukubaha Imana bataryarya Yosuwa yavugaga ntabwo kwari ukubahiriza amategeko kugaragarira inyuma gusa, ahubwo ni ibiva imbere mu mutima, udahindagurika kandi witanga utizigamye. Imibereho yabo yari ikwiriye kugaragariza Imana ko banyuzwe n'ibyo yabakoreye. Iyo niyo sano y'ibanze natwe dukwiriye kugirana na Yesu muri iki gihe. Isiraheli ubwayo yari ifite umudendezo n'amahitamo yo guhitamo uwo bazakorera, yaba Imana cyangwa ibigirwamana. Kubwira oya Imana cyangwa kuyibwira yego byari biri mu maboko yabo. Ariko icyitonderwa ahangaha ni uko oya yari kubagira nk'andi mahanga, maze igihugu kikaba atari umurage wabo. Kuko igihugu wari umurage ku bavuze yego kandi bakemera gukorera Uwiteka, hari ahantu heza ho gukorera Uwiteka no kugaragariza imirimo ye. Igisubizo bari gutanga nicyo cyari kugena yuko bakwiriye kubaho cyangwa badakwiriye kubaho. Kuko Imana itihanganira na rimwe abasenga ibigirwamana kandi ikavuga yuko izabarimbura, niyo mpamvu Isiraheli yo yiyemeza kwifatanya n'abasenga ibigirwamana, nta kabuza nayo yari kurimbuka buheriheri. Mu nshuro zirenze imwe abayobozi ba Isiraheli tubabona bemeza yuko bazakorera Uwiteka. Yosuwa igice cya 20:16 haravuga ngo, abantu baramusubiza bati: kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo Mana yadukuye muri Egiputa na ba sogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturindira mu nzira yose mu mahanga yose twanyuzemo. Iyo nanone dusomye ku murongo wa 21 w'iki gice haravuga ngo, nuko abantu babwira Yosuwa bati: oya, ahubwo tuzakorera Uwiteka. No ku murongo wa 22 naho barabyihamiriza. Haravuga ngo, Yosuwa abwira abantu ati:
nuko muri abagabo bo kwihamiriza ibyo yuko muhisemo Uwiteka kuba ari we muzakorera. Nabo bati, turi abagabo b'ibyo. Bo ubwabo bumvaga bashobora gukoresha imbaraga zabo mu kwiringira no kwizera Uwiteka, ariko ibyo ntibyari gushoboka. Yosuwa yabibiye ibanga ku murongo wa 19 niko kubabwira ati, nuko Yesu abwira abantu ati, ku bwanyu ntimubasha gukorera Uwiteka kuko ari Imana yera, ifuha, ntiyemere kubabara ibyaha by'ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu. Kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga, kandi nimwimura Uwiteka Imana mugakora imana z'abanyamahanga, azahindukira abagirire nabi, abarimbure n'ubwo yari yabagiriye neza. Yosuwa nk'umwe mu bantu bakuru bari baravuye muri Egiputa, yari azi akaga kari mu kwibwira yuko ushobora gukorera Imana mu mbaraga zawe. Yari azi ibyabaye ku gisekuruza cyabanje igihe Abisiraheli bambukaga inyanja, nuko Mose na Miriyamu bagatera indirimbo, ndetse n'Abisiraheli bose bakabikiriza akavuga ko bazakorera Uwiteka, ariko mu minsi mikeya kuko ari bo ubwabo babyibwiraga bakagomera Uwiteka. Ibyo byose yari abizi, kandi hari n'ibindi byari byarakozwe n'Abisiraheli, ariko atari iyindi mpamvu, ahubwo ari ukwibwira, atari ugushaka yuko ubushake bw'Imana busohorera muri bo. Amarangamutima no kwibwira kw'ikiremwamuntu bicogozwa na Satani mu gihe gitoya, ariko kwiringira mu Uwiteka kuzahoraho ibihe byose. Mu magambo ya Yosuwa, icyo yashakaga gukangurira Abisiraheli kwari ukwifuza gukora Uwiteka n'umutima wabo bose bamaramaje, kandi bagombaga kumenya yuko gukorera Uwiteka ari icyemezo bo ubwabo bifatiye n'umutima wabo wose. Abantu bagomba gusobanukirwa ko badashobora gukorera Uwiteka Imana mu mbaraga zabo bwite. Gukorera Imana ntago bigerwaho kubwo kwihatira gukora ibiteganwa n'isezerano, ahubwo bigerwaho binyuze mu mushyikirano umuntu agirana n'Imana ku giti cye. Ariko ikibabaje, umutima w'umuntu wacumuye ntago ufite kamere yo guca bugufi ngo utege amatwi ijwi ry'Imana. Kugira ngo ucishwe bugufi gukora icyo Imana ishaka, bidusaba gufata ibyemezo biturutse mu mutimanama. Igihe Yesu yabwiraga abayobozi b'Abisiraheli gukuraho ibigirwamana, ntabwo yavugaga ibigirwamana byo hanze, ahubwo yavugaga ibigirwamana biri muri bo. Nubwo bavugaga yuko babonye gakondo kubwo kumvira, ariko hagati muri bo hari harimo bamwe bagifite ibigirwamana. Ariko igiteye inkeke ni uko nta makuru agaragara muri iki gitabo cya Yosuwa kigaragaza yuko ibyo bigirwamana byakuwe muri bo. Iki ngiki nicyo cyabyaye ingaruka z'igihe kirekire z'uko byarangiye basenze ibigirwamana, ndetse Uwiteka akabahana mu maboko y'ababisha babo. Gake gake icyaha kiramenyerwa, kigahabwa akito, ndetse kigasigara gikorwa ku mugaragaro, bikavugwa yuko ntacyo gitwaye. Ibi ngibi nibyo byabaye ku Bisiraheli. Ab'igisekuru cyakurikiraho nyuma ya Yosuwa ntibigeze bibuka yuko icyo Yosuwa yabwiraga base ari uko nabo bagombaga kubahiriza isezerano. Nk'uko Aburahamu yasezeraniwe igihugu kigahabwa urubyaro rwe, ni nako abo mu gihe cya Yosuwa bagombaga kwibuka yuko urubyaro rwabo rwagombaga gukurikiza isezerano. Ibi byateye Uwiteka kubagabiza andi mahanga maze arabanyaga. Ariko mbere yuko tugera aho ngaho, reka twigarukire ku gusoza neza. Nk'uko tubona mu gice cya 24 cya Yosuwa, tubona Yosuwa n'abo bari bafatanyije bose basoza urugendo rwabo amahoro, ndetse imiryango yose ya Isiraheli ikabona ubuturo muri gakondo nshya. Iyo dusomye igice cya 24, tubona gishoje mu buryo bw'agahinda, bitewe nuko batugaragariza urupfu rwa Yosuwa ndetse n'umutambyi mukuru Eliyezeri nka bamwe mu bayobozi bakuru ba Isiraheli. Ariko atari ibyo byonyine, ahubwo tuhabona n'indi nkuru ishimishije. Tubona Abisiraheli nk'abantu bari babonye noneho gakondo n'ubuturo. Ibi bishimanyirwa neza no guhambwa kw'amagufa ya Yosefu. Ariko nanone muri iki gihe cyari gikomeye cy'igisekuru gishyashya cyari kigiye kuvuka, byari ingenzi cyane yuko Abisiraheli bibuka yuko gukiranuka kw'Imana ari umurunga w'amateka ahuza urubyaro rwa Isiraheli n'igihe bagezemo ndetse n'igihe kizaza. Hari ibibazo bibiri by'ingenzi bagombaga kwibaza byari kugena ejo hazaza habo heza. Icya mbere bari kwibaza kigira giti: mbese Isiraheli izaba indahemuka ku Mana?
Icya kabiri, mbese Isiraheli izashobora kurangiza umurimo utararangiye wo kwigarura igihugu cyose? Mbese bazashobora gushikama kuri Yahwe ntibasenga ibigirwamana? Igisekuru cyose cya Yesuwa cyabashije kuba indahemuka ku Mana, ariko icyari giteye inkeke, mbese igisekuru cyari gukurikiraho nacyo cyari kuba indahemuka ku Mana? Ibimenyetso, amategeko ndetse n'amateka byari ibihamya bibagaragariza yuko Imana ibashaka mu murongo mwiza, ariko se bari kubikurikiza? Ibi rero ni ukuvuga ko gutsinda kwabo kwari gushingiye ku miterere y'ibisubizo batanga mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse n'uburyo bafata ukuri barazwe. Mu bantu benshi bavuye muri Egiputa harimo benshi basengaga ibishushanyo, kandi iyo ni imbaraga y'akamenyero igaragaza ko iyo migirire yakomeje mu ibanga mu rwego runaka na nyuma yo gutura muri Kanani, kandi ibi byabagejeje ku gutera umugongo Imana. Natwe igihe twizeraga Imana hari byinshi twabonye yuko ari ibigirwamana ndetse bidakwiriye ku bana b'Imana. Ibyo byose uko tutabireka ngo tubicikeho, ni ruto niko bizakomeza bihindura imibereho yacu, maze tugasubira inyuma tugasayisha mu byaha. Gutera Imana umugongo ni igikorwa gitangira gakeya, umuntu akazashiduka yarabaye umuhakanyi rw'imbi. Reka dusabe Uwiteka agenzura imitima yacu, maze arebe nimba hari inzira mbi turi gucamo, maze atujyane mu nzira ye y'itangaza. Ibyo ni byo tumwatse, ni mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka, nanone turacyagushimira, turagushimira ineza n'ubuntu bwawe byabanye natwe. Twumvisha icyo ushaka ko twumva, uduhe guhindukira. Ibyo ni byo tukwatse mu izina rya Yesu, amen.